Ikaze mwese ku bantu mukeneye kumenya ururimi rw'Igihinde, ikintu usabwa ni ukujya kuri YouTube ukandikamo Kare Agasobanuye TV, ubundi ugakanda subscribe, ukajya muri comment ukandika icyo ushaka kwandika twazakosora, ukajya kuri like ukalikinga, ukajya kuri share ugasharinga ibiganiro byacu bigiye bitandukanye uhereye no kuri iki ngiki, ubundi ukazagenda tubana mu biganiro bigiye bitandukanye y'icyigisho cy'Igihinde, kuko tuzaza tuvuga ijambo ry'Igihinde turishyire mu Kinyarwanda no mu Cyongereza. Twatangira noneho, murakoze. Dutangiye ku jambo rigira riti Ham Kushi Hai, we are happy. Mu jambo ry'Icyongereza Ham Kushi Hai ubuvuze turishimye, abantu muri rusange ni abantu benshi. Yari umuntu umwe uvuga me ukivuga nyine wowe, ariko iyo uri kumwe n'abandi bantu uvuga ham. Dukomeze kuri ni jambo rya kabiri riragira riti it's for free. Mugende rikagaruka rivuga riti ya mufti kahe. Ya mufti kahe bivuze ikintu cy'ubuntu. Ikintu cy'ubuntu, ugiye ahantu runaka ugiye kugura nk'ikintu bakakubwira ati hoya iki kintu ntabwo kigurwa, ni ubuntu, bagahita bakiguha. Rero nicyo bita ya mufti kahe. Ijambo rya kabiri I have a car. Mere pass ek gari hai. Mfite imodoka. Ni ijambo rivuze riti mfite imodoka. Twakomeza n'irindi jambo rikurikira it is too big. Aho tijara barahe. Ni ijambo rivuze riti iki kintu ni kinini cyane. Iki kintu ni kinini cyane. Ikintu runaka. Bring him in. Ni ijambo rivuze mu Gihinde uske andar le ao. Uske andar le ao. Uske andar le ao ni ijambo rivuze riti muzanemo indani ahantu runaka. Muzanemo indani, yaba mu modoka, yaba mu nzu, yaba mu kindi kintu runaka, indege, ibintu bigiye bitandukanye birumvikana. Irindi jambo riragira riti come with us. Come with us. Mu Gihinde rikaba rivuze riti hamara sati ao. Hamara sati ao yavuze biti mu Kinyarwanda tujyane. Ubwo ngubwo ugiye ahantu runaka uhuye n'umuntu ugahita umubwira ati hamara sati ao, ngwino tujyane. I like dogs. I like dogs mu Gihinde bikaba bivuze biti muje kuta ache lagte hai. Muje kuta ache lagte hai. Nkunda imbwa. Nkunda imbwa, gusa imbwa murabizi neza mu Kinyarwanda imbwa ntabwo zijya zishyirwa mu bwinshi. Niyo wavuga imbwa ushobora kuba wahuye n'imbwa nyinshi zikakuzenguruka zikakubuza inzira. Ntabwo wagenda uvuga ngo nahuye n'amabwoya, uvuga uti nahuye n'imbwa nyinshi, ukongeraho nyinshi kugira ngo byumvikane neza. Ariko imbwa, ijambo imbwa ryo ntabwo rijya mu bwinshi. Ngira ngo iryo jambo rirumvikana. Are you sick? Cyatume bimare ho. Cyatume bimare ho ni nko kubaza umuntu ese urarwaye? Urarwaye. Ukabona nyine umuntu ari aho ari kuzungera, ntabwo ameze neza, afite ikibazo nyine. Nawe urabibona umuntu urwaye ukuntu aba agaragara, ukamubaza uti cyatume bimare ho, urarwaye. Dukomeze n'irindi jambo do shout. Do shout mu Gihinde bivuze chilao mat. Chilao mat nyine ni nko kubuza umuntu gusakuza. Wisakuza nyine umuntu, hari ukuntu tuba turi kumwe n'abantu umuntu akaganira avugira ijwi ryo hejuru kandi hari abantu baryamye cyangwa se
bafite ikibazo runaka badashaka ko abantu babasakuriza, uhita umubwira uti chill out mat, wisakuza. Irindi jambo rikurikira I'm standing here. Meyaha Karau. Meyaha Karau. Mpagaze ahangaha. Ni ijambo rivuze riti mpagaze ahangaha. Ahangaha nyine. Aho uhagaze kara ni uguhagarara. Meyaha Karau. Ayo rero akaba ariyo magambo y'ingenzi nari mbafitiye, nagombaga kubaha y'Igihinde, n'ubutaha hari andi magambo nateguye nzabaha. Icyo usabwa ni ukujya kuri YouTube ukandikamo Kare Agasobanuye TV, ugakanda subscribe, ukazajya ugenda ukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Murakoze cyane, nawe ubutaha.